ariko ubundi urukundo navuga ko ni ibyiyumviro umuntu atagiramo uruhare. Iyo ari urukundo rwa nyarwo koko ntubigiramo uruhare, ntushobora no kuruhagarika, ukarwiyumvamo, ukabyiyumvamo, ukiyumvamo umuntu akenshi umuntu wabonye ukumva uramwishimiye, ukumva ushaka kumuhora iruhande, mbega atari ukuvuga ngo ni wowe ngo wabihisemo, akenshi bikanakubaho cyane, ukanagerageza no kuba wabyikuramo bikanga bigakomeza bikakugumamo. Yego mu by'ukuri ibyo mwagiye mubona se cyangwa byagiye hanze ntago njye byantunguye. Yes, byatunguye abafana banjye, byatunguye abakunzi banjye, ako njye navuga ko kuba byaragiye hanze nabigizemo uruhare, ntago ari ibintu byaje ngo bingwiriye. Muraho neza mwese mukurikiye Rwandan All Star TV, ni Actors Challenge igarutse. Njye muramenyereye muri True Romance Jose. Uyu munsi banije ko tuganira ku bibazo bitandukanye, cyase umuntu yibaza ku ngingo zimwe na zimwe, cyane cyane nk'abantu mukurikira True Romance murabizi. Kanangira mbaganiriza wenda nko mu rugendo rwanjye rwo kuba nakina filme, cyane cyane filme iyi filme True Romance nagiye nkunda kubona abantu ibi bitekerezo by'abantu benshi bagiye bagira icyo bavuga kuri filme, bagira icyo bavuga uburyo bari kumbona nyina. Nagiye nkunda uburyo mugenda mudutera inkunga, uburyo mugenda mutubwira. Harimo nk'umuntu wambwiye ati rwose nabonye ntago nari nzi ko ushaka kuba wakina wirakaza kuri yo ukabishobora. Ati wirakaje ndumirwa, bivuze ngo nyine wenda yarazi yuko niba umuntu arimo arakina arimo actinga bishobora kuba byagwana kwishyira mu yindi mood utarurimo. Ariko ati wirakaje rwose nyita nemera, kandi mu by'ukuri yari kwari actinga. Narabikunze rero, nagiye nkunda n'ukuntu abantu nyine bagenda bambwira bakurikije uko filime bayibona, bati nyamara Richard mubabarire, hari aho yagiye ansaba imbabazi, ariko mu by'ukuri nyine mu bigaragara ntago byumvikana, ni ibintu biba bitumvikana. Rero navuga ko mu bintu bya amagambo mugenda mutubwira, ibyo mutubwira, comment muduha ziradufasha kandi zikatwongerera courage mu gukina. Hari igihe wenda nka role ukina muri filme umuntu ahita yumva yuko ari kumeze, wenda nk'ubu nge ndi Jose, ariko wenda mu bo dukinana harimo nk'umuntu wambwiye ati tikanaka gutya na gutya, tinyamara burya ntabwo nzi ko umugome. Oya, ni ibintu nyine umuntu abakina, ntabwo biba bivuze ngo nibwo buzima bwe, ntabwo imico ye afite akina afite ntabwo ari ibyo mico ye mu buzima busanzwe. Nkanjye rero wenda nkina ndi umuntu wubatse, murabizi uko bigenda, ariko mu by'ukuri ntabwo mu buzima bwanjye busanzwe ariko bimeze, cyane ko ndi n'umukobwa. Ni ibintu biba bitandukanye burya ubuzima bwa sinema n'ubuzima wowe ubayemo busanzwe, ni ibintu biba bitandukanye. Akenshi nta n'ahantu biba bihuriye, ariko iyo ugize amahirwe nyine ukagira umugisha ubyinjiramo neza ukabikina uko byakagombye, ku buryo n'ubireba avuga ati ntiwagira ngo ahubwo birimo biramubaho. Ariko turetse n'ibya filime wenda, kuko filime nyine True Romance ubundi mu busanzwe urukundo ni iki, buri wese afite uko abyumva, buri wese afite uko asobanura ijambo urukundo. Ariko urukundo nyine urunguru rwa romance ntavuga. Ndi umwana muto nayaga numva bavuga ngo niba ngo nukurindagira ku bwonko ngo gukura ngo ikana arangiye bukakujyana ngo uyutazi. Ariko ubundi urukundo navuga ko ni ibyiyumviro umuntu atagiramo uruhare. Iyo ari urukundo rwa nyarwo koko ntubigiramo uruhare, ntushobora no kuruhagarika, ukarwiyumvamo, ukabyiyumvamo, ukiyumvamo umuntu akenshi umuntu wabonye ukumva uramwishimiye, ukumva ushaka kumuhora iruhande, mbega atari ukuvuga ngo ni wowe ngo wabihisemo, akenshi bikanakubaho cyane, ukanagerageza no kuba wabyikuramo bikanga bigakomeza bikakugumamo. Urwo ngurwo ni rwo rukundo numva kuko nyarukundo. Umuntu ufite urukundo akenshi ntago yihishira, uramureba ukamumenya. Umuntu ufite urukundo wiyumvamo nabwe akora ibintu akasigara yibasa ku ibintu nakoze
gute ntabwo rero wabikoraga ahubwo babikoreshwaga n'urukundo ni ibyiyumviro bikurimo bindi utabona uko bikumira. Rero numva ko mu buzima busanzwe mu buzima tubamo urukundo nuko twarusobanura n'undi wese afite uko yarusobanura ariko mu giti cyanjye numva narusobanura gutyo. Ingo za kera zararamaga ntago hakundaga kuba ibintu bya gatanya divorce yego wenda nubwo hajyaga habaho kwahukana ariko ntago byari cyane. Uyu munsi noneho bwo no kwahukana ntibikibaho bisigaye bita biba gatanya. Ntago nibaza impamvu ibitera niba ari ibihe bigenda bihinduka simbizi akenshi ahubwo wabaga wanasanze nta muntu wirambagirije yararambagirijwe n'ababyeyi be ariko mu by'ukuri umugeni bamuhaye akaba umugeni bazarambana bakabana ibihe byose. Uyu munsi none rero ntabwo ariko bimeze ni ibintu byahindutse cyane. Ntabwo rero nzi impamvu bitera nimba se bitera wenda no kwihuta niba biterwa no kudahitamo neza mugiye kubana ngo banze umwigeho nubona bidakunze ubireke. Bishaka kuba biterwa wenda hari n'iterambere naryo ari ukuntu rishobora gutuma ingo zisenyuka vuba vuba bitewe n'uburyo cy'umuntu aba uburyo mwamenyanyemo. Icyo nkumva ngiye kuganye nk'urukundo nifuza n'urukundo umuntu akundanye private mbese mukundana ari mwe mubiziranyeho kurusha gukundana ngo mubyereka abantu bose kandi nta n'ikintu cyabaye ugasanga isi yose izigo murakundana. Njye ku ruhande rwanjye numva ibyiza gukundana mwebwe ubwanyu mubiziranyeho kandi ni nabyo byongera bibaha respect kandi bikazabageza ku kintu kigari kurusha uko wenda akantu kabaye abantu bose barabimenye mwahuye abantu bose barabimenye. Urukundo rw'ibanganye nirwo numva rwiza kurusha. Ubwo rero ndakomeza nagiye mbona amakomenti nagiye mbona message inbox mwagiye munyandikira Josiane umeze gute ibi nibiki twababaye yego mu by'ukuri ibyo mwagiye mubona se cyangwa byagiye hanze ntago nje byantunguye. Yes byatunguye abafana banje byatunguye abakunzi banje ako nje navuga ko kuba byaragiye hanze nabigizemo uruhare. Ntago ari ibintu byaje ngo bingwiriye kuko akenshi burya nje nuko sinziramo bibona ntago nkunda gushyira hanze ubuzima bwanjye bwose ngo ngende mvuge ngo gutya na gutya mbese hari ibyo mbona bitafite isomo cyase nta message nshaka guha abantu ntago nirirwa mbigaragaza nkunda no kubyamamaza cyane. Yende iyo byagiye hanze ndabireka kuko hari nk'igintu byanze nawe utarubiza ariko ukabifatiraho ariko akenshi rimwe na bimwe nkunda gukomeza nyine nkabibika igihe cyabyo cyazagera nkayo basangiza. Rero mwakomeje kubona amafoto mwagiye mbona ngo byaje biyaherekeje yego ni kuriya kandi ntago navuga ko wenda se ngo ni igikuba cyacitse ntago navuga ngo ntagira urondenganya byose namahitamo y'ibintu bigenda biba kuriya kandi nizera yuko nta gitangaje. Yego yenda ntago bishimishije cyangwa se birana challenginga rimwe na rimwe ariko ku bakunzi banje ngiye message nifuza kubaha nuko kuri ubu ngubu meze neza kandi ntimwumve yuko ngo Josiane ngo ibiki n'ibiki ngo oya mwumve yuko rwose inari amahoro mwumve yuko kandi n'umwanzuro warafashwe kera ntago uyu munsi wa none kuko hasohotse amafoto ngo mwumve ngo ni ibintu bibaye none ahangaha oya ntago bibaye none kandi igihe nikigera nzabaha ukuri nyako igihe nikigera nzabasobanurira byose.